Escutagenda moto. Abagenzi bambande peri. Moto ufite peri. Turi masira autorisation. Abagenzi bambise imikandara. Ambara wewe. Nyuma y'uko mu mujyi wa Kigali hacicikanye inkuru ivuga ko hagiye gucibwa moto ziriya zisanzwe kubera akajagari ziteza, ubu haje moto zitwara abagenzi babiri ndetse n'umumotari wa gatatu. Izi moto zivugwaho ko bazagenda ibirometero 150 kuri bateri irimo. Izi moto zikaba zitagereranywa na za Spiro, TVS n'izindi zari zisanzwe hano mu mujyi wa Kigali kuko zari ziteje n'umwanda. Izi moto kuzicaramo bisaba kuba wambara umukandara neza, kuba abagenzi bambaye umukandara. Bimwe mu byangombwa bisabwa umumotari ni ukuba nyine afite kategori yo gutwara moto, kandi mu gihe atwaye iyi moto asabwa kuba nawe yambaye umukandara. Rimwe na rimwe polisi yasabaga umumotari ibyangombwa ntabwo yamusabaga kuba yambaye umukandara cyangwa se arebe ko n'abagenzi bambaye umukandara, ariko muri izi moto zo zaje bizasaba ko umumotari ndetse n'abagenzi bagomba kuba bambaye umukandara. Ibyiza by'izi moto rero barimo bavuga ni uko zigiye gusimbura moto zari zisanzweho, cyane cyane ko izi moto zizoroshya urujya n'uruza, cyane cyane ko nka couple iyo bashaka gusohokera ahantu byasabaga ko batega moto ebyiri, ariko ubu ntabwo bizaba ngombwa ko bazongera gutega moto ebyiri. Izi moto rero zaje mu mujyi wa Kigali nizo zari zahwirahwijwe bivugwa ko nyine ziriya moto zisanzwe ziteje akajagari kubera ko moto imwe itashobora kujyaho abantu babiri, ariyo mpamvu haje igisubizo cya moto ishobora kwicaraho abantu babiri. Mu mujyi wa Kigali rero nk'uko hahoraho udushya ndetse n'amasuku, ibi ni bimwe byishimiwe n'abamotari. Ubu aha bari baje kwiga uburyo barajya batwara izi moto. Baparitse amamoto yabo kugira ngo bashobore kwitoza gutwara izi moto, bazashobore kumenya nyine ibisabwa kuri izi moto. Abatarashoboye kuzitwara abashoboye kuzitwaraho bazababwire ibyiza byazo, cyane cyane ko mu byo bakomeje kuvuga ni uko hano imvura itakunyagira kubera ko irasakaye nk'imodoka, kandi ifite n'ikirahure cy'imbere kwa kundi amashahi yateraga akaba atahuma amaso umumotari. Biri muri bimwe nabyo bishobora kuzagabanya impanuka nyine bitewe na moto isanzwe. Ikindi kandi hari imiryango yifuzaga gusohoka isohokera ahantu hatandukanye, ariko kubera akajagari k'amamoto nyine bagashobora kuba batatana cyangwa se umwe akaburana n'undi, ariko hano buri wese azagererayo kimwe na mugenzi we bagiriyeyo batangiriye urugendo rimwe. Ni ukuvuga ngo hari igihe wageraga urugendo hamwe n'umugore wawe, ariko bigasaba ko mufata moto ebyiri, umugore agaca aha umugabo akanyura aha, mwagira ibyago umwe nyine akabura. Ariko iyi moto yo ntabwo ariko izaba imeze kuko mwese muzagererayo icyarimwe. Ikindi rero kuri izi moto zaje ni moto zirajya zishyurwa buhoro buhoro, cyane ko mubona inyuma yaho nyine hari nimero ushoboye gushaka nawe kuzafata iyi moto yatangira kujyayo kano kanya. Izi ni moto zatangiye kwishimirwa, nubwo bamwe batangiye kugira amakenga bavuga ati n'ubundi izi moto zikoresha amashanyarazi zaba zitandukaniye na Spiro, kuko bo bavuze ko izi moto zabo zishobora kugenda ibirometero 150. Kandi ikindi hariya kuri screen nk'uko bireba haba handitsemo nyine umuriro umaze koresha uko ungana, kuko sitasiyo zabo ziri ahantu hose mu gihugu, ntabwo ari ngombwa ko wajya ahantu kuri sitasiyo imwe gusa. Izi moto rero zikaba zaje gusimbura moto zari zisanzwe. Ziriya moto zisanzwe zikazagenda zicika buhoro buhoro mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kugira Kigali ikeye, kandi nyine nta wanga ibyiza, ngira ngo murabibona izi moto nta kindi gihugu ziragaragaramo uretse u Rwanda. U Rwanda rukomeje kuba igihugu kirimo udushya ndetse n'amahirwe, aho abantu bose bifuza gukora imishinga ndetse n'abashaka nyine kujyana y'ishoramari b'abanyamahanga biborohera cyane. Aba bamotari bakomeje bavuga ko izi moto ari nziza utandukanyije n'izo bari basanzwe batwara. Bavugaga ko
umuriro bakoreshaga kuva hano ku Gisozi ugera mu mujyi utwaye umuntu umwe, birajya biba ngombwa ko urajya uwukoresha noneho ufiteho abantu babiri kandi bakwishyuye amafaranga angana. Ibi bivuze iki? Ibi ntabwo bivuze ko baje guhangana n'amatagisi voiture yari asanzwe. Nk'uko mubireba hano ni muri parikingi y'aho izi moto ziri, muri kubona hariho akamoto kamwe. Nawe ushaka nyine kujya ufata umwanya mu mujyi wa Kigali, ushobora kuza hano kuri iyi kampani bakagutiza akamoto ukakazengurukaho umunsi wose, warangiza ukakabasubiza ukabishyura amafaranga y'umunsi. Izi moto mubona ziparitse ahangaha nyine nizo abamotari bazagenda bakoresha, bakagenda bishyura make make kugeza moto ibaye iyawe. Ishobora no kuba imodoka. Ni mu rwego rero rwa tunga nawe ushobora gutunga ikinyabiziga mushobora kugendamo muri abantu batatu. Birumvikana ko umuryango w'abantu batatu si ngombwa ko wagura imodoka, ahubwo ushobora guhitamo kugura kano kamoto kugira ngo byorohereze urujya n'uruza rw'umuryango. Ushobora kugakoresha ujya guhaha, ujyanye umuryango kwa muganga se, cyangwa mugiye gusenga, kuko karagaragara neza cyane, n'ubundi nako ni agasirimu. Ibi bizagabanya akavuyo k'amaparikingi aho ariho hose, kuko biroroshye kugaparika, byoroshye ndetse no kurusha uko waparika moto. Ibi byose mubona ntabwo ari ibintu byari bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kubera iterambere nyine rikomeza rigenda ryiyongera, hazagenda haza n'ibindi. Abamotari bagize impungenge bibaza aho moto zabo zizajya nyuma y'uko izi moto zizaba nyine zimaze kugafata mu mujyi wa Kigali arizo zikoreshwa gusa. Ibi ariko nyine igisubizo barabaza ariko bigije nkana. Ibisubizo birahari, cyane cyane ko nyine mu nkengero z'umujyi wa Kigali ndetse n'indi mijyi yunganira Kigali, moto zabo bashobora kuzajya kuzikoreshayo nk'uko byari bisanzwe, cyangwa se bakazikoresha promenade ariko zidakora nka taxi. Inshuti bakunzi rero ba televiziyo Equinox Africa, ntabwo dukorera hano mu Rwanda.